Aline uvuze kuko Aline yavuze ikintu ntiyagishira mu bikorwa ntabwo ari runaka uvuze nabo bose iyo bakivuze barahemuka ariko umva ijambo ry'Uwiteka rikujeho riti niyo igira ikirema ikagikomeza haleluya abantu barema ikintu ariko ejo kigasambuka reka mbabwire munashobora kurema ikinyabiziga cyagera imbere gato kikibirinduka kikaba kirapfuye cyangwa se cyagera imbere kigahita ariko umva ivy'Imana iremye igira ikirema kandi ikagikomeza umva ivy'Imana ikuremeye muri uyu mwaka umva ivy'Imana igiye kugukorera muri uyu mwaka Yes, twongeye kubaha ikaze mu makuru kudukurikira ku murongo wacu wa Arena Official TV. Turabakunda cyane. Kandi tunasura n'umugisha ku Mana mwe mudahwema kudukurikira. So Arena umeze ute? Meze neza. Nkuko bisanzwe uhora wisekera wowe. Yaje nyine guseka byongera muri misi yo kubaho. Dena n'ubundi urasetse byongera? Misi yo kubaho. So nkuko bisanzwe amazina yanjye bangita Mr. Cameron Ronald Gray ninjira nyuma ya kamera. Nkuko mubona ni Arine nyine nkuko bisanzwe. So Arine tumaze iminsi twumva cyangwa se tumaze iminsi dusoma mu comment yawe nawe amwe ugenda uyasoma. Umunsi wa Saint Valentin uregereje. Ubwo rero abakunzi bawe bamwe babajije icyo kibazo wamara amatsiko njanye na shiri wabimeze biti dore n'umunsi yose Valentin uregereje rwose. Okay nago nyine arone nakwereka nta rwose kabisa na uranyereka ubwo ntawe uhari ubwo meze muri make ntawe ubwo nawe uhari aracyari muzahisha ahubwo nta muntu nkunda ngo kuri Saint Valentin azaba impano koko azabingaragariza muntu nkunda kuri Saint Valentin azabingaragarize no kuri Imana nawe rwose. So ubwo rero ubwo abantu bafite nyine ikibazo cyo kuvuga ngo uzabereke shiri wawe hari umuntu wabivuze hari abantu babyanditse muri comment cyane uko uwo muntu ntawe ahubwo niba uri umusore gira mwana ntawe ariko twese turi amahoro uri aracyari mu byahishwe ntabwo yari yagera mu byahishuwe aracyahishwe yego. Okay so ariko bitavuze ngo kuri Saint Valentin ngeneye impano nuko kandi kuri Saint Valentin nzaza mbabwire ko nabonye impano nzaza mbabwire ko nabonye impano ubwo nzayibere nizo uteganya kandi uzayigwa kandi nta shiri ufite kandi nandi kuyisaba. Okay ubwo uzayigwa niwe uzawugiye kubashiri wawe cyane ndikumva rwose wifitiye n'icizere kabisa cyane. So ubwo rero nkuko bisanzwe wakomeza usuhuza abagukunda cyangwa se abafana twabita abafana bawe abafana. Amen. Rero hari agakorase kari kumfasha muze kumfasha namwe tukaririmbane ndabizi neza ko muri buze kugakunda. Kavuga Imana iraduteturuye iyo mwishurira twibutse Imana iraduteturuye iyo mwishurira twibutse iyo Mana iraduteturuye iyo mwijurira twibutse iyo Mana we Imana iraduteturuye iyo mwijurira twibutse nawe Imana iraduteturuye Imana iguteturure iyo mwijurira twibutse. Haleluya. Amen. Imana iguteturure mu bikomeye uri guhura nabyo mu bigerageza ufite mu makuba no mu zago mu bukene uriho mu nyatsi baguteje mu barozi bakuroga mu kagambano wari ukorerwa Imana ikaguteturure. Haleluya. Amen. Muri iyi minsi bantu bari kurenganwa kubera bitewe n'ahantu bicaye ndagira ngo nkubwire ngo mu byicaro byawe Imana iguteturure. Nibyo rwose. Tudatinze tugiye gusoma ijambo ry'Imana turasanga muri Yeremiya 33 umurongo wa mbere. Hangiye n'umuririmbyi uvuga ngo Imana iraduteturuye ariko nayo ndi kukubwira ngo nawe Imana iguteturure. Ikadusome mu izina rya Yesu aravuze ngo
mutwe amagambo bavuze ngo amahoro azagaruka ubwo ishami rya Dawidi rizumbura. Umurongo wa mbere yavuze ngo ijambo ry'Uwiteka ryanjeho riti ryaje kuri Yeremiya wa kabiri agikingaraniwe mu gikari cy'inzu y'imbohe. Haleluya, amen. Riti mbese muri iyi minsi ntabwo bakuboshe, ntabwo uri muri aha mu mbohe. Iri jambo nta wundi rimanukiye, ntabwo ari Yeremiya, ntabwo ari Aline wenyine, ahubwo nawe riragize gute rirakumanukiye. Mbese nta bintu bakuboheyemo, mbese mu by'ukuri ubona batarakuboheyemo, mbese urubyaro rwawe ubona batararuboshe. Haleluya. Ijambo ry'Uwiteka ryaje kuri Yeremiya ubwa kabiri riramubwira riti agikingiranyijwe mu gihe cy'inzu y'imbohe riti buno ijambo ry'Uwiteka rikujeho kano kanya. Muntu ukiri mu burwayi, muntu ukiri mu bigeragezo, bino ugihamagara ntibakumve, buno uri gutandukana n'umugabo wawe, buno ubukene bwabaye bwinshi, buno uri gushaka akazu kakabura, ijambo ry'Uwiteka rijeho aka kanya. Umva mbese ngo tega amatwi uvuge ngo rinjeho aka kanya rivuga ngo iki? Yego. Ravuze ngo kabiri, uko niko Uwiteka avuga, ari we ugira icyo akora, ari we ukirema akagikomeza. Uwiteka niryo zina rye, aravuze ngo haleluya, amen. Ntabwo ari Aline uvuze, kuko Aline yavuze ikintu ntiyagishira mu bikorwa. Ntabwo ari runaka uvuze, nabo bose iyo bakivuze barahemuka. Ariko umva ijambo ry'Uwiteka rikujeho riti niyo igira ikirema ikagikomeza. Haleluya. Abantu barema ikintu ariko ejo kigasambuka. Reka mbabwire, umuntu ashobora kurema ikinyabiziga cyagera imbere gatoya kikibirinduka kikaba kirapfuye, cyangwa se cyagera imbere kigahita gipfa. Ariko umva ibyo Imana iremye, igira ikirema kandi ikagikomeza. Umva ibyo Imana ikuremeye muri uyu mwaka, umva ibyo Imana igiye kugukorera muri uyu mwaka. Ibyo iremye nta muntu uzabisambura, ibyo iremye nta muntu uzabiteza. Haleluya. Nta muntu n'umwe ufite uburenganzira bwo kubikuraho. Umva ukuntu ijambo ry'Uwiteka rivuze. Gatatu, ntabaza ndagutabara nkwereke ibikomeye biruhije utamenya. Haleluya. Hari igihe rimwe na rimwe utabaza umuryango wawe, ariko umuryango wawe ufite n'icyo ubikoraho, umuryango ugasanga waguteye umugongo. Hari igihe rimwe na rimwe utabaza n'umugabo washatse, wamutabaza ukavuga uti nyamara afite uburwayi. Reka mbabwire, nkunda kubwira abantu nkababwira ngo nta gahinda kaba gasirimu. Ndagira ngo nkubwire ngo ntago ikibazo cyawe cyatuma nasinzira. Ariko Imana hari muri byavuzemo, hariho impumyi yicaye ku nzira itegereje Yesu, imubonye iti ni wowe wankiza, unkoraho ndakira. Haleluya. Mbese wowe iyi mpumyi ko ari yicaye mu nzira itegereje Yesu, wowe umutegerereje hehe? Ahari ni umutegererera mu busambanyi, ahari ni umutegererera mu bujura, ahari ni umutegereje uri umusinzi, ahari ni umutegereje uri umubeshyi. Haleluya. Ahari ni utegereje Yesu uri kugambanira abandi. Yego rwose. Iyi mpumyi yicaye mu nzira ngitegereje Yesu, ngwimubonye iravuga ngo Uwiteka nunkoraho ndakira. Ese uri kubwira Imana ngo igukoreho uri hehe? Muri uyu mwaka uri kubwira Imana ngo igukoreho uri hehe? Ndagira ngo nkubwire wa muhanuzi we, kuri kwibaza ku masezerano yawe, ngo amasezerano yawe aratinze, ngo Imana yarakubeshe. Uyitegereje uri ahantu ki? Jesi do sanse do tayini. Ndagira ngo nkubwire ngo aho utegerereje Imana ni hehe? Ni hehe? Uyitegerereje mu kabare, uyitegereje uri kujyana abagabo b'abandi, uyitegereje uri mu bujura, uyitegereje wicaye hehe? Impumyi yari yicaye ku nzira, ngo imaze kumubona ngiramubwira ngo nunkoraho ndakira. Mu minsi yashize nigeze nicana n'abahanuzi, maze kwicarana nabo
ndababaza ntariko ubwo twari tumaze gusenga ndabaza ntariko mumbaze kambabaza ikibazo kandi munsubize bati tubaze ko muri abahanuzi aka kanya Yesu aje akabiyereka mwamureba mu maso ikibazo ko gikomeye ndabaza ngo aka kanya aramutse amanutse akazi mwamureba mu maso mwamukwepa mwakora iki kandi muvuga gutya ngo iravuze ese mwamureba mu maso iki kibazo kibaza cyane gutegereje amasezerano Imana ko yaguhaye amasezerano menshi Imana ikakubwira ibintu byinshi kandi byiza aka kanya Imana imanutse wayireba mu maso cyangwa wakwiruka ikibazo gikomeye rwose ese wayireba uri muntu ki nico kibazo ndi kwibaza iramanutse ivuye mu ijuru wayireba mu maso cyangwa wakwiruka ndagira ngo mbabwire ngo tube nka yampu itegereje Yesu haleluya haleluya amen nasomye ijambo ry'Imana riri muri Zaburi 91 rirambwira ngo uba mu rwisho rw'isumba byose azaba mu gicucu cy'ishobora byose ntabwo umuntu uri mu rwisho rw'isumba byose ajya gusambana ntabwo umuntu uri mu rwisho rw'isumba byose ntabwo ajya gucinya umugabo we ntabwo umuntu uri mu rwisho rw'isumba byose ntabwo we n'umugabo we babura umwana ngo ajye kumushaka hanze ntabwo umuntu uri mu rwisho rw'isumba byose ajya gukora ubujura ateka imitwe oya ntabwo umuntu uri mu rwisho rw'isumba byose akora ikintu cyangwa n'Imana mu maso yayo mbese utegereje Imana uri mu ntoki ijambo riratubwiye ngo haleluya haleluya amen Imana ishimwe iyi mpumyi ko yari itegereje Yesu yamara kuyibona ati nunkoraho ndakira ahari wowe aka kanya iramutse ije kakwiyereka wayisuhuza wayibwira ngo ibuka kuntu kandi hari ijambo rivuga ngo bazahagarara igihe cy'imanza ngo bavuge ngo twanuraga mu mbaraga zawe ngo Yesu avuge ngo mumfe imbere mwankozi z'ibi bimwe ngo sinigeze kubamenya ahari muri iyi minsi ahari muri iki gihe utegerereje Yesu hehe ku ijambo irije rikatubwira ngo ntabasanda gutabara nkwereka ibikomeye utamenya dutabaza Imana ese Imana uri kuyitabariza he shobora gutabaza abantu bakakwiryaho shobora gutabaza abantu bakakwicaho shobora gutabaza abantu bakakumvira ubusa shobora gutabaza umuryango wawe bakaguca mu muryango shobora gutabariza aho washakiye bagutabari bikanga rwose mbese uri gutabariza he uri gutabariza he nicyo kibazo cy'uyu munsi niko ijambo riri kutubwira turi gutabariza hagana he aho turi gutabariza kari hari gutuma tudasubizwa mureke dutabariza ahantu hanyaho muri iyi minsi maze igende kubabwira wari uzi ko iyo uri ahantu udakenewe bagusuzugura ariko iyo uri ahantu hakenewe iyo uri ahantu udakenewe baragusuzugura ariko iyo uri ahantu ukenewe barakubaha mureke mari iyi minsi maze iminsi ndi kubwira abantu ndi kubabwira ngo mureke tuba ahantu badukeneye tuva ahantu batadukeneye kubera iki abantu batagukeneye bazagusuzugura abantu batagukeneye bazakwicaho abantu batagukeneye bazakubeshera abantu batagukeneye bazakugambanira mureke dutabaza Imana haleluya haleluya Imana idushyira ahantu dukenewe aho ahantu dukenewe niho Imana izaza ikadusangira aho ahantu dukenewe niho Imana izaza ikavugana natwe ibyanyabyo ahantu dukenewe niho tuzabonera inkuru y'ihumure cyangwa inkuru y'ibyishimo mureke mw'abakristo mwe mureke mw'abakobwa mwe nshuti bavandimwe tugiye gusenga Imana ariko tuyibwira ngo Uwiteka duhereze kumenya ahantu dukenewe kuko aho tumaze igihe kirekire ahantu batadukeneye bakadusuzugura bamwe bakatugambanira tugasanga batubesheye ariko nituba ahantu dukenewe ndababwiza ukuri yuko tuzaba amahoro masa Mana mu izina rya Yesu Kristo turagushimye uri Imana nyamana izina ryawe nirishimwe muri aya masaha turi imbere y'ubwiza bwawe nyemerera abakobwa turi imbere yawe basore bari imbere yawe bahanuzi turi imbere yawe ariko nyemerera dutwereke inzira yaho dukenewe numara kutwereka inzira yaho dukenewe tuzagubwa neza numara kutwereka inzira yaho dukenewe haleluya haleluya agasuzuguro kazahava numara kutwereka aho dukenewe Uwiteka duhereze kugendana n'abantu badukeneye
Bibiliya iramubwira ngo haracyari ibyiringiro, ibyo byiringiro ahantu dukenewe, izina ryawe rigahabwa icubahiro. Nyemera ugere mu bitaro, witwa Imana mu bitaro, ugere mu gereza, ugira icyo ukora, uhindura ibyanze guhinduka, ugere ku batwite, ubakore kunda, uyu mubyeyi uri kuvira kunda, nyemerera umugereho mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka nyagora ku ngoma, umubyeyi bahaye randevu ariko aratwite, ariko ntabwo ageze igihe cyo kubyara, uretse ko bamuhaye randevu yo kubaginda bakayikuramo, ariko ndakwinginze kugira ngo umugereho iyi nda izavuke ari umwana muzima, kuko uri Imana ishoboye byose. Imbaraga zawe turazihamagaye, ubwiza bwawe turakwinginze kugira ngo barengere cyane kandi ubashigikire. Urakoze kuri Imana ishoboye byose mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ibahereze kuba ahantu mukenewe. Amen. Amen. Urakoze cyane.